Papa Sava. ariko se ubwenge bagushizeho ihene ntabwo ari njye ndayitwara njyewe. ariko se Papa Sava iyo hene njye nabikubwiye nayigurishije n'abana bayo iyo hene nuyijyana rero bakayigufatana hari ugasanga baraguhondaguye ntuvuga ngo ngende mbati ngo nakugambaniye ujya kugurisha ihene ute uzi yuko undi mu mwenda. ariko se nyigurisha urabona ibibazo nakubwiye ko nayo mfite ibibazo ariko ubundi urabona ihene idahaka ubundi warindiriye ubundi kabyara wenda ukazajyana umwana wayo ariko dore mbese ukudondobekanya amagambo ariko ubwo urimo kubeshya gutya ibyo wavuze mbere uba wabyibagiwe. urambwira ngo ihene warayigurishije n'abana bayo none uri kumbwira ngo nindindire ngo ihene ngo ibyare ngo uzanyishyure ngo umwana wayo izabyarira iwawe se cyangwa barakubwiye bati nibyara igatuma uziha uzaze wikorera akana kayo ujyane ujye kwishyura Papa Sava. ubu se niryari umuhindo ntabwo wahinze abandi ntabwo barimo guhinga noneho njye ntegereze ko ihene ibyara ikure hanyuma nze kuyitwara njya kugurisha abandi basarura. okay none nayo niyivana ahangaha ntayivana ngenda yitwara ntabwo yikura ngenda yitwara ntabwo yivana ahangaha Papa Sava ntabwo yivana ahangaha wongere uyikoreho noneho ntabwo uri buyivana ahangaha. ariko ndimba ntububona ibintu urimo kunkora uravanga business ihene yanjye n'umwana wawe urwaye urantontomera bihuriye he nta soni ku buryo noneho urwaza umwana ukagurisha ihene ya Papa Sava n'urwaza umugore bivuze ngo uzajya kugurisha ibirunga by'u Rwanda n'ingagi zibirimo ubifitiye uburenganzira wowe ariko ye urabona uko ubyimbuka ubwo noneho nurwara rero uzashaka abakomisiyoneri uti niko se abakomisiyoneri niko mwabantu mwe mwaje nkaba mfite ikiraka mfite igihugu ngurisha batikiye nyine u Rwanda narushyize ku isoko wowe ntabwo nakugurije wishimye ntubona ibintu uri kunkora ubu uzi ko ari wowe uzi ubwenge wenyine ubwo urireba ukavuga uti ndi muremure ndasumba ka Papa Sava uti mfite ubwenge kuva ku mano kugeza kuri uwo misatsi yawe wazinze uti mfite inda nini naho ubwenge burimo no mu bwana ntabwo niwumva no kuntuka birimo ari ukugutuka no kunyambura si gikomeye n'iki ndagutuka upfe se cyangwa urahita uremba cyangwa igitutsi wumvishe kuntuka birimo n'iki noneho reka nze nkubwire noneho ndeba hano mu maso hari igihe ujya uvuga ngo uzi ubwenge ariko ntabwo uzi ubwo mfite noneho urumva ubwo wandebye uravuga uti reka nze nkwereke noneho njye nawe turebane sawa wamuzi ngo niwega mufite ubwenge ndagica mu ruko mbyumva none ariko se Papa Sava rwose oya njye nakwiyanze sigaho rwose oya ntabwo wari wambwiye ngo nzaza nsanga ihene Papa Sava rwose ihene ntabwo wayigurishije ejo bundi ihene nibyo nahoze nkubwira ihene rwose nakomeje kugira ibibazo ntabwo rero iyo hene yari kugutegereza kandi ibibazo nari mfite ariko se reka imbuto yawe iyi mbuto utanteza Margarita ejo akagira ngo iyi mbuto ihene warayigurishije wagize ibibazo nanjye mfite ibibazo reka ntware imbuto ngende njye guhinga Papa Sava kuko ejo ntabwo ariko se reka utanteza Margarita ugasanga aravuga ngo nanabinywereye ubu urafata imbuto yose uyijyana urafata ibigori urafata ibishyimbo byose ubijyane urabona koko dushobora kuzahinga we ntugira n'impuhwe koko ariko oya rwose ibi ngibi nabyo ntabwo ari byo oya wishyuza nabi ariko ntabwo hari amukamaro gatameze nk'isakera nkatameze nk'isake se wari wayampaye yo gusa ni isake yasinze imbere wari wayampaye se ngo untegeke n'icyo nyakoresha ku buryo se umuntu yakuguriza amafaranga uvuga uti ndashaka amafaranga mfite ibibazo mu gitondo saa tanu nimugoroba bya bintu n'indirimbo usubiramo urepeta ugashyiraho n'inyikirizo kugira ngo nkunde mbimenye nishyuza nabi indirimbo nishyuza nabi indirimbo bya bintu niba nishyuza buri munsi wako buri masaha abiri wambaza guti bya bintu ntabwo biboneka iminota ibiri uti bya bintu urabona bicamo wabaga umbaza iki se ariko njyewe urimo kwishyuza noneho ninjye ubaye mubi noneho ndakubwiye ngo reka mbe mubi cyangwa mbe kabi nongere mbe kabi noneho mbe n'akantu wenda kananuka kanateye n'iseseme n'ujya umbona noneho ujya usesemuruke ariko wampaye ibyanjye Papa Sava sigaho ariko sigaho wa mugabo wijyana n'imbuto nzakagendana agakiza k'Imana we nzakagendana
siga ariko siga wa Ariko ni iki? siga wa mugabo wijyana imbuto Ndimba, dore igihe cyo Ndimba, muhimba kirageze ariko have wa mugabo ntidupfe ubusa ntidupfe ubusa ntabyo ujyana Ndimba ntidupfe aho ubusa kugira ngo nteze Margarita ntabyo Ndimba ujyana ntidupfe ubusa oya ariko se siga wa mugabo Ngenda kubwira- ariko se ibi ni ibiki ko Nge- ariko se kandi reka ndakubwiye nkubwire ngo ndabijyana sigaho ese ndimba yesu we kwacinara yesu ndimba uri kurwana koko erega dore imbuto arayijyanye yesu akubabarire rwose papa sava kunyuza n'intonganya mu rugo rw'umukristo koko ngo iki ibyanditswe byera hano mu migani biragira biti urumva bazabona ishyano bazabona ishyano abagore biyoberanya bakajya gusenga ntibaburire abagabo babo babonane na bishyano abagabo baguza ntibashake kwishyura ibyo se byanditse ko ngira ngo usomere ibyanditswe niba ntaho bye. byanditse rero shaka umurongo ushyiremo hagati ubyandikemo umva reka kuvuga Yesu. nabi reka kuvuga nabi igisubizo cyaje Kiri he? Margarita yaje igisubizo Rwose cyaje nta kimpereza nyine ndetse kuvuga ntugire nabi ikibazo rwose mvuye gusenga umwuka wera hari ibyo yatubwiye nta ntonganya nta bibazo humura rwose igisubizo kiraboneka papa sava ahubwo ca bugufi mbanze gusengere uyu mudayimoni ukurimo umudayimoni ni wowe ntusengera sike nimushyire ahangaha amafaranga yanjye mu ndimo isengesho rirabe ririrangiye Margarita umudayimoni se ni ukuza kwishyuza urapinga ibyo ibyanjye witeka koko Margarita ndakumva ihangane dore imbuto atayijyana ibibazo ni ibibazo reba uko byakemuka oya rwose ndimba wigira ikibazo yesu yarishyuye yesu yarangije byose ku musaraba rwose ibintu byose humura birakemuka ibisubizo birahari yesu yarishyuye nimumpereze ibyanjye rega njye nta n'ikindi mvugana nawe Erega Papa ni Sava- inote kuba nzifite ahangaha nkagenda nta kindi papa sava witera amahane Margarita arabikubwiye Humura. ibibazo byarakemutse ibibazo igisubizo cyari Margarita Yesu yaje arahari. Margarita rata mpa bya bihumbi 10 nakubikije ejo bundi hanyuma mvanemo ibihumbi 7 mwishyure dore Mu ibihumbi 10 atetetaniye imbuto ugasanga turayihinga dore Yesu. n'umuhendo umuhindo wahinze nyine nanjye nkeneye kuyakoresha ayahese ndimba ubwo atangiye kwetetana imbuto amafaranga yawe nta mafaranga ibihumbi 10 ejo bundi naguhaye ibihumbi 10 baguhaye n'ahembwe yamuhemerezemo 7 byanjye amafaranga ibihumbi 10 ejo bundi naguhaye n'ahembwe nkakubwira ntaya mafaranga yabike neza nyafitiye umushinga Naya imbere mbere nyine ahangaha ubora yampaye Yampaye. ariko ubu ngubu rwose ntayo mfite pe ntacyo nakubeshyera mu izina rya yesu ngo sinjya mbeshya amafaranga se ari he wayashyize hese urumva nyine hari uwayibye se ese ndimba ku buryo wumva gahunda zawe koko zapinga iz'imana izawe zikaba Wa zijya mugabo. hejuru Ngaho kirisito da. yesu we ye gahunda zawe zasimbura iza kirisito koko ntayatuye nyine mu rusengero dufite na gahunda nyine yo kubaka ubu ngubu turi kujya dushakisha amafaranga no kugenda twikoramo rwose ngo dukore Marigari amafaranga yose wayatanze ku buryo nta na rimwe usigaranye nyine yari yasigaye ku ruhimbi hari hakeneweho nyine papiye mushwari n'amazi nayo ndayagura Marigari ntabwo ibyo bishoboka Oya, humura. ibyo ntabwo nabyihangana humura yesu arahari igisubizo Nta- ni yesu Ye? tumbira yesu wenyine amafaranga tuzabona narenzeho rwose humura Marigari hari ubwo wari wabona Yesu amanuka agafata isuka agakubita hasi agakubita mu murima hanyuma agahinga kugira ngo abantu barye wari wamubona mu murima wamonye mu murima wo kwandika ku buryo amafaranga yose wayajyana ukayashyira mu rusengero umva rero nkubwire Margarita ibyo byo byihorere ibyo byo gutura amafaranga yose warangiza imbuto bakaba bayijyana amafaranga urayasana ndimba je Umva. ntabwo nabivamo Umva, ndimba reka nakubuje nkubwire. genda Oya, kubuje oya, kuzongera kunkubira oya. ndimba ntidupfe ubusa jewe Umva, ibi byo ntabwo nabyihangana. n'agakiza nakiyambura gihe tukabonana Ntabwo nabyihangana. mereza bibiliya yanjye nawe Reka mereza se nyine bibiliya yanjye. urayishakaho iki ubu uvuye gusenga rero arewe urakingaho iki se aho ngaho mereza bibiliya yanjye niko se nyine bibiliya ko ari intwaro y'ijambo ry'Imana ukaba wayirambitse ukaba ugiye kurwanisha amaboko yawe bibiliya urayishakaho iki reka nayo nyijyane aho se urakingaho ikira aryo ubwo ngubwo urambitse bibiliya wari uvuye gusenga ariko naromewe ako ayo masengesho yo mugenda mwambaye mushwari cyangwa se imishumi y'inkweto ariko ndakurenganya da mwashyize hanze ibibero nk'abarimo gukingura imiryango wenda ngo abakirisitu binjire wikinga ahubwo pfuka mu maso nk'umwana hanyuma wenda wiruke ubunuje Nese papa sava nese imbuto urayijyanye koko waki imbuto urayijyanye nakubwira ko Yesu azabahingira se Yesu natangira afate amajabo papa sava wampaye bibiliya yanjye si byose se wowe ubitewe wa mugore we ufite amafaranga yose ngo uyajyanye mu rusengero uriya mu rusengero koko urabona tuzahungukira iki ubu imbuto ntabwo bayijyanye ntabwo turayihinga ubu abandi bazarya tureba ngo amafaranga yatuye mu rusengero kandi wa mugani ubu koko ibyo papa sava yavugaga si byo
ubundi iyo kanzu ubwo iyo niyo kujya mu rusengero reba ubu ku buryo abantu bose muri mu rusengero muba mwambaye gutyara ubu muba mwambaye mutya